biragoye cyane kubera ko abakiriya babuze turi mu hacururizwa inyama mu mujyi wa Musanze ahazwiho ku mabusheri. Bamwe muri ba nyiraya mabusheri bavuga ko hari inyama bamaranye iminsi irenga 2 batarazigurisha bitewe nuko bari kuganwa n'abaje kuzigura, bababwira ko gupfunyika muri envelope bitakyemewe, abakiriya bagahita bigendera kuko ntacyo kuzipfunyikamo baba bitwaje. Biragoye cyane kubera ko abakiriya babuze uri kumubwira ko gupfunyika muri envelope bitakyemewe, agahita asubirayo. Hari ugenda akagaruka ariko hari ugenda ntagaruka. Igihombo kirahari, burya iyi nyama ziraye muri frigo rimwe kabiri igihombo kiba kinjiye. Icyemezo twacyakiriye neza kandi na cyiza, ariko gusa turacyafite ingorane nk'abacuruzi b'inyama, ubwo kubwira umuntu ashobora no kuba avuye ku rugendo agakenera guhaha inyama, muvuga ngo araza kuzana igikoresho mu rugo cyozwa akizane kuri busheri. Ubona ari ibintu bigoranye kandi n'abaturage ubona kugira ngo byumve ari ikintu kigoranye cyane. Kudapfunyika inyama muri envelope, mu mashashi cyangwa mu tundi dufuka namwe mu mabwiriza rikiherutse guha abacuruzi b'inyama ibabwira ko batemerewe gupfunyikira inyama abakiriya muri envelope, mu dufuka cyangwa amashashi. Icyo rero dusaba abaguzi b'inyama ni kingiki, uko ushobora gusanga buri rugo rufite ikintu baguriramwe amata, uko iyo abantu bagiye guhaha ibindi bintu bitaba bipakejinze bitwaza ibyo babiguriramo, niko dusaba n'abaguzi b'inyama ko igihe agiye guhaha inyama cyangwa mu rugo yagura akantu utarakagura ashobora gufata isorora asanzwe akoresha mu rugo iwe akayitwaza cyangwa agatuma umwana, ashobora kugura ka box ka plastique. Gusa bamwe mu bacuruzi b'izi nyama bagasaba ko bakegerezwa ibyo abaje kugura inyama bajya bapfunyikamo. Icyo dusaba rika badufasha bakatwereka ubundi buryo bwo gupfunyikira abakiriya, wenda utwo dukoresha bakatutwereka tukadushaka tukadushyira hafi kuri busheri ku buryo umukiriya aza ntasubireyo. Tukaba twasaba ko leta nk'umubyeyi wacu yagerageza kudushakira uburyo twashobora gupfunyika izi nyama, kuko twayimaze kubona ko hari ibigo runaka bikora amashashi y'ubuziranenge abora, bikaba byatuhuza n'abo bantu hanyuma bakaduha ibyo gupfunyikiramo abakiriya bacu, kumva nicyo cyifuzo dufite cyane. Mu kuvuguta umuti w'iki kibazo, Nsengiyumva Jean Bosco, veterineri w'akarere ka Musanze, avuga ko hagiye kurebwa icyakorwa kugira ngo kuri aya mabusheri hakende hashyirwa ibyemewe abaje kugura inyama babasha guhahiramo. Mvugana n'umuyobozi wabo uhagarariye ubu mu kanya, turakorana na Rema turebe se twakora iki nk'akarere, nicyo twabafasha kugira ngo nibura wenda nkuko bakoze bati niba abacuruzi umuntu yazaga kugura inyama nta kintu yitwaje, ese twabuza abakiriya tugiye gukorana na Rema ku buryo bwihuse tuko nibura izo envelope ese bakoresha iziye zuje ubuziranenge. Kugeza ubu mu mujyi wa Musanze habarurwa amabusheri agera kuri 30, akaba ari ahagurishirizwa inyama hemewe. Gusa bose bafite izi nzu zigurisha inyama bavuga ko muri iyi minsi bakomerewe no kubona abaguzi bitewe n'iki kibazo cy'uko abaje kugura babura ibyo bapfunyikamo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.